Yes, turi mu gihe cy'iterambere rero aho dushobora kuba twakora byinshi bigiye bitandukanye, aho dushobora uburyo dushobora gukoramo mu buryo bwihuse tukaba twakora produit yacu. Tugiye gukora rero flyers tunyuze muri Canva. Hari software nyinshi zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi tugiye gukora flyers nk'iyi ngiyi mwabonye, uburyo dushobora kuyikora mu gihe gitoya, umukiriya ntakurambirwe kandi umukiriya ntabashe kuba yavuga ngo ibi ngibi wantindiye, wankoreye ibi, ahubwo ni mu gihe gito cyane. Munkurikire rero ujya kuri Google Chrome, wamara kujya kuri Google Chrome ugasacinga ahitwa aho usacingira ukandikamo Canva. Wamara kwandikamo Canva, icyo uhita ukora ni iki, urategereza ukarudinga. Wamara kurudinga igahitiza, Canva yitiza, iri mu kabara k'icyatsi k'ubururu bambe muri ca y'umweru. Wamara kuyijyaho ukayikirikaho, wamara kuyikirikaho ugategereza igafunguka. Tukwibutsa ko ubu ni uburyo ki ushobora gukora flyer yawe, zimwe zamamaza ibirori, zamamaza ibiryo, zamamaza amaresitora, nyine uburyo ki ushobora gukoramo agaflyers kawe mu buryo buto kandi bukoroheye. Imaze gufunguka rero urabona hano handitse ngo what will you design today, ni icyo ushaka kuba wa designing uyu munsi. Ushobora gushyiramo ngo ndashaka gukora flyers. Hano urabona twanditsemo party flyers. Bahise baziduha uko uzireba hano, baziduhaye. Mu kuziduha uteranyamo ako ubasha kuba wagira iki wakoreramo uyu munsi. Harimo nyinshi rero zigiye zitandukanye, twebwe tugiye guhitamo kamwe, ariko aka ngaka urabona ni ak'abantu babiri. Tugiye guhitamo flyers yawe, tugiye guhitamo uburyo ki tugiye gukoramo flyer ya worship night. Worship night ubwo ni nk'igitaramo tugiye gukora concert gatonya, aho abantu bari bwaze kugira iki, bari bwaze kudutaramira. Iyo rero tumaje kugira gufungura, uhita ujya ahantu bita customize. Iyo umaje kuyijyaho ihita ifunguka. Yamara gufunguka ni customize this template, ukayikirikaho. Wamara kuyikirikaho igahita ifunguka, ugatangira ukayeditinga. Tukwibutsa ngo ni uburyo ki ushobora kuremamo flyers yawe, ariko mu buryo bworoshye. Ni ukurineminga, ukayishyiramo amafoto, ukagira iki, ukadesigninga, mbese graphic yawe ukayidesigninga mu buryo bugeze iki, mu buryo bworoshye. Ahangaha twamaje kwishyiramo, hari ahantu nk'uko mubibona, hari ahantu handitse design element, text, brand, hari ahantu handitse uploaded, hari ahantu handitse test, hari ahantu handitse tools, hari ahantu handitse project, ndetse n'utundi duki ushobora kubona. Uyu munsi rero urabona hano tugiye gushakisha uburyo ki dushyiramo amafoto yacu. Tugiye gukorera tugiye gukorera umwana umwe, dukorere n'undi w'umukobwa. Ubwo tugiye gushakisha umukobwa umwe, dushakisha n'umuhungu umwe, aribo bari bwaze kugira iki, kuza kuturirimbira. Tugiye kureba umuntu bita Teta ndetse n'umuntu bita niwe tugiye gukorera. Ni abana b'abahanzi nabo, tubabwira ngo mujye mubaflowinga kugira ngo babashe kuba babagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kureba umuntu bita Igiribuntu David ndetse n'umuntu bita Teta, aribo tugiye gukorera. Ni n'abahanzi baririmba live. Tugiye gukora flyers yabo rero ya worship night, yuko bashobora kuzagira iki, kuzadutaramira. Icyo uhita ukora rero, uhita ahantu handitse upload file, ya mafoto uragenda ukayaploadingamo, agahita yinjiramo. Uciye hano kuri upload files, wamara kuhaca ugahita ugira iki, ugahita winjizamo ya mafoto, bita bakwereka folder. Wamara kuyibona ugahita winjizamo. Ahangaha rero twamaje kwinjizamo. Mu kumara kwinjizamo, dore amafoto tugiye gukoresha naya akurikira. Twamubonye
David twamubonye ari kuririmba, tumukandaho ifoto yacu igahita yinjiramo, yamara kwinjiramo tugatangira tukagira iki, tukayidesigninga. Tugiye gushakisha n'undi bita Teta nawe twageze iki, Teta twamubonye nawe tukamugira iki, tukamu expandinga kugira ngo tubashe kuba twamugira iki, twamushyiramo. Iyo tumaje kumushyiramo rero ko amafoto yandi twayasibye, urayasiba, wamara kuyasiba ugahita umuminimiza. Wamara kumuminimiza urabona ko yamaje kugira iki, yamaje kugeramo. Tugiye gutangira, ukanda ahantu bita position, wamara kujya kuri position ukagenda ukurikiza uburyo ki ushaka kaza imbere cyangwa se ushaka ko aza inyuma, nibo ugenda ubahuza. Twabajyanye, bamushyize hariya hejuru ya edit, munsi ya flyers ya text yose ndetse na bya bintu byose tumushyira munsi yabyo kugira ngo bibashe kuba byagira iki, byamushyira hejuru. Turashaka rero ko tumanura na David arajya hejuru yande, arajya hejuru ya Teta kugira ngo Teta abashe kugira iki, gusa nkaho abuzemo. Twexpandinga tukubwira ngo ubaye uri mushya ushaka kumenya buno bumenyi bugiye butandukanye, icyo ukora ni ugukora iki, ni ugukora subscribe, ugakora share kugira ngo bisangize n'abandi bashaka kwihugura ku mwuga wa graphic and logo design, ndetse n'abiga umwuga wo gufotora. Tubabwira ngo muri Pimage Studio nuko tubigisha gufotora, gutunganya amafoto ndetse na video mu buryo bugize iki, bugezweho. Nkuko uyu munsi twabazaniye uburyo ki ushobora gukoramo flyers, graphic zawe mu buryo bworoshye, bitandukanye n'iki, bitandukanye na babandi bagenda bakarema ikintu ugasanga kimaze igihe kinini cyane. Wowe ushobora kubikora mu gihe kingana n'iminota 10 cyangwa se 15 ukaba usoje product yawe ugiye guha umukiriya. Urabona twakomeje, twarebye iki, David twamaje kuburineminga, ni ibintu byirukanka. Ngira ngo reka dukurikirane, urakurikirana urebe ukuntu twagiye tubikora.
tuba dusoje iki? Tuba dusoje product yacu. Urabona ko ari akantu keza cyane, kariho igihe bizabera, kariho aho bizabera, kariho ibyo ari byo. Urumva hariya tuba tukarangije, ariko wenda hari ibindi dushobora kongeramo bitewe n'ibyo umukiriya akeneye kugira iki, kukugira. Wangiza rero ukagira icyo ukagasevinga, ujya hariya muri share, wamara kujya kuri share ugashyira muri gpage, wangiza ukadownloadinga ya image. ahantu ushaka kuyishyira ni mu download, wamara kuyihashyira ubundi product yacu ikaba irarangiye. Mwakoze rero mwese mwadukurikiye. Njyewe ni Director P Image Pro. Icyo tubabwira ni uko muba mugomba kudukurikira. Niba ibi byagushimishe cyangwa se wabibonye ukabona ni byiza, umwana wawe akaba yabibonye akabona ni byiza, cyangwa se wowe ukaba wabibonye ukabona ni byiza, icyo tugusaba kanda aho ngaho kuri subscribe kugira ngo tujye tuguha ibiganiro byinshi byerekana amasomo yacu. Ciao, extra vista.